What's up, ladies and gentlemen? How are you? It's your boy Chris Junior Gasaja. Iyi ni Regas TV. Tuganira n'abantu benshi batandukanye, bafite ubumenyi butandukanye, bafite amateka atandukanye kandi yakwigisha. Wowe witwa nde? Get one more time. Bakunzi ba Regas TV, murabona twagira urugendo rurerure twahageze. Amakuru dufite nuko twageze muri quartier z'uwo mu pasiteri, turi kubona ni mu cyaro, namwe murabibona abadukurikiye kuri Regas TV, ariko nakazi kaba gakomeye kandi tugomba gukora. Mva mada Karame mugabo mwiza. Ni ibiki? mada uzi ko Salomo yatwikaga yari ishano yari afite abagore 1000 kuva ngiye n'aba pasiteri ndumva naba nka Salomo kabisa. Uvuze ko nawe uzatunga Ubumenyi ubuhanga no kubaha Imana nka Salomo we. yego mugabo we, wavuze inda yishe muri Salomo, imba muzamurusha Indana nyoko gambira yego ko mana uvuze ngo izina rya Yesu gahambira ibyaha byose mugaragara izuba rivuzamuke mu ijuru mwa Mose Eliya. umugabo iyo mubonye amabere yikora ntonze. Ego Sara we ubugona ugira se bwatuma ubyara. Sha sorry mada ariko iyo mba narakizwa sha nuko nari kukubwira. Twahageze ariko ntabwo turi kumenya iwe mu rugo. Ese ikihebe cyabaye pasiteri? Question mark. Tugize amahirwe tubona umusore uri buturangire aho hantu, reka tumwegere tumubaze abashe kuturangira kwa pasiteri ahariho, ubundi tugende tuganire nawe. Ese musore nakubaza ikibazo? Bereka ahantu umupasiteri mushyashya yaba yarimukiye, kuko ni umupasiteri ufite amateka akirwa. Ese uwo mupasiteri yaba atuye he? Pasiteri nzi turibuka yari umupasiteri yabanje kuba ikirara, gusa akiri ikirara iyo yabaga ari kumwe n'ore yabaga areshya nkayo. Umupasiteri ntabwo nzima abo kanigera Pablo, umupasiteri nzi mugushya cyane byataye cyakora areshya nkaha. Twabuse bro, turangira aho hantu tuhagera. Urabona kano kayira? Ndakabona. Akangaka kuri kirere. Yego. Uratamba ahantu ugere mu gasambu, umva? Yego. Ukazamuka uzamuke none utakashe litiro nk'eshatu z'icyuzi uhagarara. Ndaba ngeze yose. Hoya uratambika hanyuma uragera mu isantere. Ndaba ngeze yose. Hoya uragura amazi yo kunywa kuko urugendo ruraba rugikomeje da. None se ndaba nsigaje urugendo rungana gute? Cyakoze ntawimanukira. Ndaba mbura nk'iminota 5 yonyine se. Uvuze ngo iki? Wapi nk'amasaha 5 uburyo akazi kawe. Abakozi bacu murumva ko nta kindi gisigaye usibye kwiruka vuba vuba. I don't care where you want to move to. Ahubwo reka mbe nisomera Bibiliya, nisomera iyi nkuru y'ukuntu Abisirayeli bariye umutaraso bahungiriye mbwa ngo ni Farawo. Ariko Farawo yabariye inyomeko n'ubukenyeri ngo ni amagare. Ariya amagare yari ubufu. Muri Egiputa hari hasi kabisa. Ariko Mose yari insongi we, ibaze gufata inkoni yayikubise mu mazi. Abisirayeli bose birira mu kuko barambukana.
ko Mose yari isi. I don't care where you want to move to. ha hantu twahageze, igisigaye ni ukumuhiga. What? Gitumo ziragoye, kandi mwibuke ko turi kujya kugwa Gitumo, umuntu wabayeho ikirara we uzi ko yakuvuna. ha hantu twahageze. ha hantu twahageze, wa mupasiteri ndamubona, sinzi ibyo ari kuvugana n'umugore we. Reka tumugeraho tumugwe Gitumo. Urandeba iki se? Genda unzanire byeri nako amazi mbe ninywe. Umva unzanireho n'agatabo k'indirimbo mbe niririmbira iz'amazamuka, n'ubundi inshuti ni Yesu. Gitumo tumuka wenyine wowe. Man, uzi ko wasa ngo nagonzwe na actress man. Mbega we. Uzi iki wa mugabo wa? Kabajwe nde niko gakoko. Uyu mugabo yavuye mu busambo ajya mu bwicanyi. Uzi ko wasa ngo Al-Shabaab yamuhaye akazi we. Nuko Yesu ati haguruka, kwizera kwawe kuragukijije. Ose wa mugabo we, uragenzwa n'iki, urashaka iki? Ego pasiteri, twari tuje, hari amakuru twamenye ko muri abantu bafite ubuhamya bukomeye, mwabanje mu busambo none mukaba mwarabaye pasiteri. Rero mwatwe Legacy TV twumvaga yuko ubuhamya bwanyu hari abantu bwafasha kandi bukabakora ku mutima. Twari tuje ngo tubasabe umwanya mutwemerere tuganire. Nibyo bibagenza. Yego. Yesu yaradukijije. Ni karibu rwose, ni karibu, ni karibu. Murakoze cyane. Umva madamu, zanira abashitsi agatebe, zanira abashitsi agatebe. Akira wicare. Murakoze cyane. Ni karibu. Murakoze kutwakira rero abakurikiye Legacy TV. Uyu ni wa mupasiteri tukaba twamugezeho, ni umupasiteri wavuzweho ibintu byinshi, ni umupasiteri wavuzweho kwambutsa toni 500 z'urumogi, ni umupasiteri uvugwaho gusimbuka pandagare bagiye kumufunga, ni umupasiteri ndetse waciye mu bintu byinshi bibi, gufata abagore ku ngufu ndetse akanabica, ariko Imana yaje kumurokora. Ubu ngubu ni umugabo ushima Imana, ni umugabo ufite urugo, aciye muri byinshi kandi ufite byinshi byakwigisha mwe mukurikiye Legacy TV. Uraho neza wa mugabo? Uraho neza, Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Ubuzima mwabagamo, kurara mu biraro, gukora biriya byaha byose bitemewe, biriya bintu, ndetse waba waranywereyemo inzoga. Ese abakurikiye Legacy TV ibyo mbona mwaba ari byo namwe mubona? Tuza wowe, mba ndi kukwereka uko twazinywaga nuko twazinywaga, ntabwo ari ibyanyabyo, ndi kukwereka uko twazinywaga. Pasiteri rero turabizi iyo muri buriya buzima hari byinshi ucamo, nko kunywa ibiyobyabwenge n'itabe, ibintu nk'ibyo ngibyo byose, urumogi. Ese ibyo bintu byaba byarababayeho pasiteri? Pasiteri, ibi ni ibice uri kunyereka. Tuza wowe, Mu izina rya Yesu. tuza wowe, mba ndi kukwereka guca nyine niko twagasomaga. Just wowe nk'umuntu w'umupagani ni ukwereka mu ngero. Bakunze ba Legacy TV, murabizi urugendo rwo kuva mu buraro ujya mu bupasiteri aba ari urugendo ruba rukomeye, nk'uko Abisirayeli bafashe imyaka myinshi bava muri Egiputa bagana i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Gusa ibyo ntabwo byatubuza kuko dufite akazi kenshi gakomeye. Reka dukomeze tubaza pasiteri n'ibindi bigenda bikurikira. Ese pasiteri, mwaba mwarigeze gufata nk'abagore cyangwa se abakobwa mukabashimuta? Kigali gato
Kampala ndumiwe. ese pasiteri kuvuye mu kiganiro kitararangira byaba bigenze gute? Tuza wewe hamwe kandi kureba inama z'Imana zazimiye shaka kuzasubiza mu bwami bw'ijuru. ariko pasiteri ubanza ugira irari. Irari ndarigira karare rwanambika none iyo nza kuba narakizwa nuko nari gusubiza. urakoze pasiteri, waduhaye amakuru, wadusanyije byinshi kandi byubatse abadukurikiraga kuri televiziyo yacu. ariko hari amakuru twakiriye aka kanya ngo hariya hepfo hari imodoka yakoze agisida itwaye inzoga. ubwo rero reka tukureka kugira ngo tugereyo turebe naho amakuru ukuntu byaba byifashe. murakoze cyane. Aho hantu ni hano hepfo. hano hepfo yego nari burasangayo.